harimo abahanzi bagiye barongorwa ntabwo ari ngombwa ngo niba uzamutse umukobwa wari wese uri umudiaspora ni Australia Europe cyangwa Amerika ngo azingwa kwizeza ibitangaza uhiturike impano yawe ntago mwagiye mukabana n'abo bagore mugasanga ibyo mwakurikiye ntago bihari uragiye ukajya mu nzu akajya yirwa gufata nka wagira ngo urimbwa irinda urugo none se ntabwo uri kubona ingaruka z'ibintu Meddy uracyabona sora indirimbo nako na usafi niyo ngiye kubyutsa umutwe ejo bundi baye nibari hehe wowe inzaratsi muri Australia zirahaba ni gute ugenda ukareka kariyeri yawe hari akazi ugiye ese kukibaza muri vacances nibari heze ahubwo subiza ko kana ubwo niyo mpamvu nawe rero utazasubira muri Amerika mu Rwanda ni paradizo nabashani ndagira mbabwire mwagarutse koko cyangwa Meddy we kugaruka biragoranye Meddy umugore yirirwa mukubita hase bibaho muri Amerika ko umugore ashobora kugondagura twikishi ukumirwa muri Amerika ni umukobwa cyangwa girlfriend wawe unamusunitse gatoye atelefone polisi akavuga ngo ntabwo yankubise ariko yaragiye kunkubita nabyo aba ari ikibazo baragufunga wamuteye igihunga Meddy nawe yigarukire Meddy namara gukubitwa ishima 700 urumva cyangwa ishiri 2000 cyane udukobwa dutoya azagera hanga afata icyemezo udukobwa dutoya ariko ngo bitarama ntago rero ibaze ko byagize nabo bamuha amafaranga ngo aze kuririmba muri East African Party arayanga kubera ko uwo munsi yarazirikiye ku gitanda ngo kiriwe kamuzima igobotore uburetwa ibaze ikimenyetso cya mbere kimwereka ko umugore we urumva azanamwica Yes, Smith. Introduce our team. Dushaka introduction n'icyongereza. Ariyo twinjirana muri. Yeah, of course. You know what I'm saying? This is my team right here. As you can see, you know what I'm saying? We back like never left, man. You know what I'm saying? Dr. Smith right here, you know what I'm saying? Yeah. We're a street team right here. You feel me? You know what I'm saying? So we keep it locked, man. We always gonna give you the facts. You feel me? Yeah, so man. We're not talking about anything, you know what I'm saying, that is fictional. We're talking about the real facts. You know what I'm saying? We give it to you raw and real. You feel me? Yeah, man. Yeah. We got you. Hakuzi ko twagiye kwerekana iniforume we. Ntibagiye kwerekana iniforume. Nabyibagiwe. Singa barasubiye mu ishuri se. Nabyibagiwe sha. Ngenda konje ntabwo nakura. Ngereka nyambare. Ziburanshwi. On top, my man. We got it. You know what I'm saying? We've always been there. Tajiri yindi izina nacitwa Tajiri mo. Yitwa Dr. Smith. Babandi mufite ibibazo bijyanye ningo kubabazwa cyane ibintu nk'ibyo. Ndi kubivuga nkaho ndi kwikinira ariko I know. Umukeneye inama, so of course. Psychotherapy, you know, social path, those kind of things. I'm organic Dr. Smith, man. I'm there for you. Abakobwa se. Ngono mudo. Nose wagira ngo saba ko bose bakeneye izo mfashanyo. Zo mu mutwe. Nose reka nkwereke sibyo. Tekereza yuko agahungu nsuzugura muri societe ahari hose. Karongoye abakobwa bumwimere babandi bari hejuru cyane on top. Uzi impamvu ni ibintu bijyanye n'ikibazo cyo mu mutwe. Wenda ntagiye ku ibintu kuba baramusuzuguye se niko afite ikibazo cyo mu mutwe. Yari afite agashiringi, yari afite amafaranga. Urumva ko nyine no. None si ufite isazi amabyi naza. Ako niyo ufite amabyi isazi ziraza. None se. Wenda nawe ibyo nashavuga ariko nyine no kuvuga ngo hari kwinjira mu mutwe wa muntu ugasobanukirwa iki kibazo gihari kimeze gitse. You feel me? So no kuvuga ngo jewe as Dr. Smith, of course, you know, I'm gonna give you the game, man. You know what I'm saying? She will put it down on that. Nizo tayizo. Ubundi nk'umukansa urumva? Umugabo aje kureba yambaye imyenda y'abana igukurura kandi ziko nawe wikondira ipunani urumva akaza yambaye imyenda igukurura bikaba ngoma ko mwicarana urumva mukaba muri kumwe wowe nawe gusa ntago wamukansoringa yananyuze kana musayika yamusingira ahubwo buretse no kumusayika wenda ntago hari usanga ikibazo afite ari cyo kumupfubura nyine
kuko n'ubundi abantu baza bashaka counseling akenshi na kenshi is not about psychological, ntabwo tuvuga ngo ni ibijyanye no mu mutwe gusa, sibyo? N'umubiri ukeneye practice. Hari usanga afite ikibazo cy'umubiri mu buryo kugira ngo nyine za sentiment nazo gushishira ibintu nk'ibyo nyine. So nuvuga ngo akenshi iyo ubivumbuye hakiri kare uramujyana mu cyumba ukamukubita igitwe kugira ngo na counseling zikurikiyeho zize kuza neza. Ubwo urumva nibwo budokiteri bwawe noneho. Ariko ni ikibazo cye nyine nakubwira dukeya wamara kubona ko ikibazo ari cyo ku mubiri, kuko ikijyanye na psychotherapy cyangwa ibijyanye na psychology wasanga atari impamvu ukavuga uti wowe reka nkwereke nagikemura byihuse, uragenda ukamukubita ikibangu ubundi babyita kumurisha icyugu. ariko hari n'abandi baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abantu bafite kwiheba muri bo, kandi barahari n'abandi bantu bafite ikibazo cya depression. None se kama ntabwo tuzi abahanzi benshi bari bashoboye badagishobora kuba baza muri game, batagishaka kuba bakora indirimbo kubera ko bavuga ati ibyo nakoraga ubu uyu munsi byasubiye inyuma, akabona afite depression. None se amaroni urebe bagise cy'inganzo, urebe yakidigaje ari mu kibuga. Kidigaje yarakoze muri uyu mwaka, yasohemo ibikorwa bigera muri bingahe, yasohemo indirimbo na Juno Kizigenza. Ariko turi kureba kuri power play z'abantu. None se Musa tuvuge ko atari abantu bafite depression? Ejo bundi wamujama turi kuganira yaganirije abahanzi ubu. Oya reka nkubwire, none kuri ibyo ngibyo of course harimo abantu Taizo, one second. Njyewe hari umuntu turi kumwe turi kuganira, arangije arambwira ngo iyo wibeshye ukavuga izina Bruce Melody ngo ni umuhanga imbere ya Amaroni muhita mwangana burundu, kuko abakubwira ati ibintu Bruce Melody akora ntabwo ari ibintu biri on top, ntabwo ibintu akora nyine ari ibintu ubona ko bifatika. Icyo cyonyine ni ikibazo cyo kuba atashima umuhanzi mugenzi wiwe ko uwo muhanzi amurusha ibikorwa, bashobora kuba banahuza benda bakaba baciringa bakaba bakubaka ibyo bintu. Icyo cyo si ikibazo cya depression. Uretse kumusubira Nyesika tumbaze mubaze. Ikibazo cya depression Amaroni ni tuvuga ko arenze Bruce Melody, iyo depression izakira ngo dukore campaign n'agiye tuvuga ngo Amaroni arenze Melody twere ko yakira. Oya rega depression ndi kuvuga Kamaro iri uburyo bwinshi. Kamaro rega depression zirari nyinshi cyane z'abantu bagiye basubira inyuma mu mirimo yabo. Okay, reka jewe mubwira ko nabagise cy'inganzo. None se umuhanzi ari nk'ubu ngubu ari igihura n'umuntu umuhanzi watwikaga muri icyo gihe uvuga ati ngo uyu muntu ameze gutya, mwahura waba ukimubwira umusata ko se bimeze bite kudasohora indirimbo, bimeze bite kutari kwashumika ngo mwarandoze ngo mwarandogeshe waruga umuntu kumwe. Yewe reka nkwereke sibyo, reka mbivuye muri uburyo urumva, reka nkwereke kama urabona ntuza Gaby Umutare Gaby sibyo, harimo abahanzi bagiye barongorwa, urumva ntago ari kurongora n'ukurongorwa, kuko iyo ariko iki kintu ndashaka kujya abahanzi mu cyumba byihuse, urumva bagiye bazima abenshi ngo nukura ko mushaka kurongorwa sibyo. Ubwo ndavuga ko bagabo ntago ari ngombwa ngo niba uzamutse umukobwa wari wese uri umudiaspora ni Australia, Europe cyangwa Amerika ngo azingwa kwizeza ibitangaza uhiturike impano yawe. Ntago mwagiye mukabana n'abo bagore mugasanga ibyo mwakurikiye ntago bihari, cyangwa ugasanga ibyo kuvuga ngo urubahwa mu Rwanda bagufataga nkaho wagira ngo uri umutigisi wa undi ufite power ya danje, urumva. Ariko wagira ngo uragiye ukajya mu nzu akajya yirwa gufata nkaho wagira ngo uri imbwa irinda urugo, you feel me? So nuvuga ngo mwebwe mwagiye muva mu Rwanda mukurikiye abagore hariya, bimeze bite mu Rwanda? Nta buzima hari n'ubu. Hari abanze gukora ngo bazashaka za diaspora. Icyo kintu cyaza navuze ni yes man, biriya byo kubona wifitiye fame yawe umukobwa agahita guterura agatagutwara, urumva akakurangiza kariyeri yawe akakujyana akajya kugutegekera i Burayi, akagutegekerayo ukamera nawe wagira ngo uri Burayi irinze urugo urumva. Cyangwa reka wenda reka ugahagarika music yawe ku bakobwa, reka tubivugeho. Missionnaire wa wundi waririmbye ndarota, wowe ni gute uvuga ngo
ngo ubonye umuzungu uretse mu Rwanda nta basore beza bahari n'abazungu barahari mu Rwanda n'abazungu barahari ukifata ukagenda ukareka music sibyo ukavuga ngo ugiye muntu uza muri mu diaspora ariko Miss Chanel yateye imbere yarongoye n'umuzungu abona amafaranga kurongorwa n'umuzungu n'ugutera imbere ntabwo ari gutera imbere none si icyo yashakaga civize rega abantu bose none si nego z'abantu si zitandukanye hari umuntu uza gukora hit ashaka kwishakira umugore ufite umufungo umuntu ukora hit yagira amahirwe akagwa nko kuri hit nk'urugero nka Afrika ukabona yiboneye agahiti nka kuri agahita avuga ati ntabwo nanjye neze gushaka umukobwa w'umunyarwandakazi nzishakira diaspora izanamo umufungo amafaranga wakora uri Burayi umuntu ashobora kuyakorera akayakuba nk'inshuro umunani ari hano mu Rwanda nose mu Rwanda ntabwo iyo ugiye muri za yama club ya danje ntabwo usanga abantu bapuringa bafite ama Range Rovers everything bameze neza yewe reka mvuge kuri Chanel sibyo Chanel ubundi wagiye mu mahanga ushaka yiki mu Rwanda wari ukunzwe wari umeze neza sibyo uragenda ngo wabonye umuzungu usa n'iki reka nkwereke n'ubundi n'abana bawe sibyo bazajya bibaza se inkomoko y'u Rwanda kuki mama tayisigasiye do you understand that no kuvuga ngo urumva nabari aba Umutare Gaby urasora indirimbo abantu bakagukunda bakakuyoboka barangiza ngo narongoye ngo bandambagije ngo ibintu nk'ibyo so mu Rwanda ntabwo dufite abakobwa beza ntabwo dufite abakobwa bashobora kuza sibyo bakerekana ubushobozi bwabo sibyo noneho ugacagura muri aho ngabo ni ngombwa ngo bagutorongeze ujye mu ntuza birashoboka ariko ko ushobora no gukundwa n'umukobwa wibera hanze y'igihugu akagukunda akagupofoka mukaba mwahuza urukundo mukaba mwakubaka umuryango akakukura ku kazi kawe ntabwo uri kubona ingaruka z'ibi bintu Meddy uracyabona sora indirimbo Meddy ntabwo Meddy yagiye muri gospel nose Umutare Gaby aracyasora yagiye muri gospel ibaze ko kugira ngo ubone ko ibintu birenze byo kuvuga ngo ugiye kurongora uri umuhanzi Chanel indirimbo aherutse gushyira hanze ni songo gusa n'abahanzi benshi bafite ubwo buturage Umutare Gaby kuva cyagi kugeza n'ubu kuva ndarota nako usafi niyo ngiye kubyutsa umutwe ejo bundi aruko atanye n'abakobwa aruko atandukanye na Judith sibwo ngiye gukora akaririmbo ntawe yari yamushyize mu ntuza munsi ngira ngo yiteme baye bari he barakora Emi yarakoze uriya mwaka yakoze iki yakoze indirimbo nta ndirimbo za Emi wabonye zigera muri zingahe indirimbo zigera muri abahanzi nyarwanda abahanzi bari mu Rwanda indirimbo ntabwo basohora buri kanya nukubera ko buri kanya bakenisone basore indirimbo ntabwo buri kanya babushane basore indirimbo buri kanya urabibagirwa ntawe ujye ubibagirwa kuko buri kanya baba ari on top bagaragara on your screen urumva ibintu mugomba kubireka bane cyakora ibyo kuvuga ngo uramgo umukobwa araje ngavuga asurampagije agata kuvana muri kariyeri yawe ukagenda ubuzi ko ubu disappointinze urumva abakunzi n'abantu benshi cyane uvuga nibyo no for real reka mwereke reka ntabwo kugera barakuze hari wenda sinzi nimba iki urugero natanga mwarwumva hari ubwo witwa ngo Kellen wigeze kuvuminga cyane mu minsi ya abona ikigabo kire cyane kiraza kimukora muri music abatanzania bose oya nura mukobwa witwa Nuze Alicious waririmbye Pitanjia na Kanyomozi nawe yari umukobwa ukunzwe hano muri Afrika urumva noneho umutipe aza ngo mu milliardaire ahita amupropoza kumugira umugore umukobwa yitagarika kariyeri abantu bararize bro twararize urumva ko ikibazo atari icy'abahanzi bo mu Rwanda ni ikibazo cy'abahanzi muri rusange n'abahanzi muri rusange navuga ngo twebwe turavuga ngo ibyo bintu bihagarike murakunzwe birahagije siko bimeze none urongorera iwanyu urumva ukomeze kariyeri yawe none se Tyson wowe ku ruhande rwawe urumva ari ikibazo bafite cyangwa ni uburyo bwabo nabo ni uburyo bwo kugira no gushaka ibya mirenge ariko ntugende neza kugira ngo ubasha no kugira ku bya mirenge ubona ariyo nzira y'ubuzima bwawe ona ntabwo ariyo nzira na kenshi nose iyo murize bagiye biba bigaragara ko mu supporting urumva bagomba kuguma ahangaha cyangwa uva muri Tanzania akaguma muri Tanzania sibyo iyo audience ukayigumana ntabwo ari ngombwa ngo mugende muzime nkaho wagira ngo ntabwo mwigeze mugira fame cyangwa mugira nk'abantu bashaka kugira icyo babamarira ubusu Asiya ameze nabi Asiya wayakoze nabi Asiya ameze nabi Asiya ntago yakoze igiko cyiza cyane muri Amerika wenda Asiya we reka tugire icyo tuvuga sibyo Asiya yaririmbaga
Asiya we yaramaze yararimbaga Asiya se nawe ariko ari mu ruhando rega twavuze ku abahanzi rega ubuhanzi ni ibintu bitandukanye kamara ubuhanzi ushobora kuba uri umukorikori cyangwa se uri umuntu uzi uri umukorikori ushobora kuba si ubaza abakorikori se barahari abantu benshi bafite n'abandi babashushanya abantu benshi bagiye batandukanye ariko ugasanga abo bose ugasanga amahirwe yawe arasekewe none se Asiya wavuga ngo yagiye akurikira ibya Mirenge yari yarabyibushye angana n'ingunguru byongera kugira ngo azava n'umugabo mu Rwanda byari bigoye indese Asiya nta mugabo ngo yari kuzabona ngahibaze abagore bangana nka Asiya barongorwa cyangwa abakobwa abagore baba bafite n'abagore ariko nawe ni umukobwa none se wowe wumve banza wumve abakobwa nyine n'abagore Asiya ntabwo uzi kera agitangira ibintu by'amafilime ni ubuzima bwiza buriya ni ubuzima bwiza ni ubuzima bwiza none se yaratangiye kubona amafaranga yo gukomeza kuba uruzingo kandi ari kubona amafaranga yagombaga kurya neza nta kibazo nagenda ajye mu butita ahantu udasohoka n'ubundi ni wowe agomba kuba yibereye ubutita se azayibura azayirarara azabura igitwe ubuturage dufite azakiburira yese kandi yarashatse ahubwo Asiya yahombye ibintu byinshi ahubwo uvuga ngo Asiya woye kandi afite umugabo uzi gute ko ataje gusa afite umugabo wari uzi yuko ntafite umugabo se umugabo se umwe arahagije Asiya afite ntabwo but anyway umva reka tubivuge as Dr. Smith sibyo nyine hano mu Rwanda urumva cyangwa si no mu Rwanda n'abahanzi muri rusange nta mpamvu yo kurongorwa wenda uri umukobwa nabyo ubwabyo ntibazagushikishe kumva ngo bafite amafaranga umufana none wari kumureka akazaba ingumba akaguma hano i Kigali nta muntu umuteye ariko ntabwo bizi niba umufana bizi ukabyara se ari ndamuteye indese ariko azabyara nose umufana azabyara ryari biri hafi umva none se umugabo we ntanda azamuteye ushaka kurangirizaho umufana n'umufana babandi babona indirimbo zawe bakazikunda bagahita baza bagawushyira umufungo hariya ngo ngwino tugende twigendere ugasiga abantu bo mu gihugu cyawe bari kurira ngo nukubera ko ngo wabonye umuntu umwe akenshi na kenshi biba bigaragaza ko wagiye muri music ushaka kugira ngo ubone amafaranga nta mpano ufite ari nk'ibintu byakuguye hejuru ubwo ndavuga Shari na Nina umugaruke do you understand bakene nabo byarangiye nta kintu Umutare Gaby wowe ni ndikubwira wowe Umutare Gaby ndi ku mugore mana sinabiko sikati ubushize ntabwo nabivuze Barabivuze wowe inzaratsi muri Australia zirahaba ni gute ugenda ukareka kariyeri yawe nose ubundi ufite imyaka ingahe ufite imyaka wenda nka 30 na Baptiste Gaby inde Baptiste nagaruke byihuse by now inzuki ntabwo zaguruka wazo inzuki ntabwo zaguruka zidafite umwana garuka nawe wowe ngwino uwo mugore mureke mwana ukore music ngwino ukore music cyangwa maybe you can focus on the big town you feel me you understand so no kuvuga ngo jewe ikintu ushaka kuvuga ni ukuri urumva ntimukareke ibyo muri gukurikirana byanyabyo byatumye mumenyekana ngo muvuge ngo bandambagishe ngo niki byose ngo umuntu ngo yambwiye ngo agiye kumesha nationality ngo izo nationality mu Rwanda no nationality hano kuyibona bigiye kuzajya bigorana ku buryo babimbwire super sexy ngo nagaruka n'ubuzima yiwe ntabwo nanuze super sexy ugenda agatazura bira bino byiwe umuntu akareba nakari murore igumira muri Amerika ntaga neta yiza ni igumira muri Amerika aho reka sibyo yewe wenda kugira ngo turangize iki kibazo turi kuganiraho cyo nshaka kuvuga ngo none se buretse ngo baze mu ikintu gito ya doctor ako nibyo doctor agomba no I'm serious about what I'm trying to say nukuri I'm serious no ntabwo ari kuvuga ngo reka tuganire reka nkubaze ikibazo kimwe umbwire nimba ari ikibazo nko mu docteri ko ari cyo abihinduraho buriya buzima super sexy agaragariza abantu nk'umunyarwandakazi ubona ari ikibazo cyangwa ubona ari amahirwe ni amahirwe kurinde kuri super sexy umbajije ni ikibazo kijyanye ni ariko kiva ku bikene cyane ariko n'ubukene bujyanye na physical ubukene bwa nyabwo n'ubukene bwo mu mutwe
nuvuga ngo uriya super sexy ashobora kuba yaravutse ari umukene cyane babandi nyine bahinga nk'ibijumba ibintu nk'ibyo sibyo noneho akagira imana akabona afite umubuno nyine usa naho wamutunga oya ako kanya ntabwo abimenya buhoro kuko urabona noneho asigaye yerekana imyanya ndangagitsina imyibarukiro so nuvuga ngo ikiburo ntago yumva ko wagira ngo hari n'ikirenze kuri biriya urumva ariko we nuko byagiye bigenda ariko hari ikintu yibagiwe umuco wo kugira ngo ugaragare nk'umugore rusange wenda si mu Rwanda ariko mu isi yose kuko mu cyongereza bavuga ngo selling your soul nukugurisha umutima ukawuha satani akawugura nuvuga ngo none se nka super sexy uzagaruka mu Rwanda wirirwa uzunguza ibibuno kuriya nta kariso wambaye nta n'iki na wa muco nyarwanda wose uri kuwerekana urumva ese uzagaruka umeze utewe niyo ufite amafaranga kajana nusuzugurwa urumva bizagaragara uzaba barakurusha nane amafaranga wayatanga kugira ngo byibura kagaciro urumva kakugarukire ariko ya mashusho atari hanze ariko ushobora gusanga super sexy ubuzima yifuza ko amavideo yose yafashwe urumva yiwe yasibangana ariko ntibikunda ntabwo byakunda ko ntabwo yasibangana no mu mitwe y'abantu byararangiye ashobora nawe kumva ko ari n'ikironda nawe nese niyakoze izina ntabwo twamumenye ntafite abantu benshi anezeza reka nkubaze gukora izina abaho ibyishimo ntabwo ari n'umuhanzi we nabwo niki kuko ntabwo waperforminga kwambara ubusa ora ntabwo twamuhamagara ntabwo tumwongo maze no wa mukobwa amabere gusa wa wundi ntabwo uzi aho byamugejeje wowe uragenda uri umunyarwanda sibyo byaje kumukora wa mukobwa yerekanye amabere se ariko baramufunguye ariko bamugejeje kureho gato ariko baramufungura yewe isimbi Neoline sibyo na super sexy nidegende gute nimba mushaka uburenganzira bwo kwinjira mu Rwanda uko mwishakiye mukagenda mukajya mwerekana ibyo byose sibyo nta na kimwe muhishe noneho mukumva ko muzagaruka se muzaguma hari bizagenda bitse ako babonye ibyangombwa amahanga yagiye mwaseze mu Rwanda muzarambirwa ayo ibwota amasimbi sibyo twebwe gahunda dufite nk'u Rwanda of course ibyo ngibyo muri gukora bizagerwaho ariko bizagerwaho mu myaka igeze nk'ijana from today turacyubaka fondasiyo y'ubuzima bw'abanyarwanda right now ibyo ntabwo tubikeneye nimba uri umunyarwanda ugakora biriya guma iyo ngiyo mpaka iyo myaka 50 ishize do you understand that so ugazahita aba nka wa mudamu ushushanyije ku mavuta yo muri surufo wa kera yitwaga kirere ariko ntabwo we muserekana gito aramahano se iminsi wa mbere mu Rwanda of course do you see that nubona ngo kera no kwiyerekana nka kuriya ku mavuta of course byagaragaraga nka wagira ngo urindaya sinzi bareba super sexy nimba barabonye ko no muri Amerika mu Rwanda ntabwo turazamuka kwizari you feel me so you need ariko n'ubundi byarenze mu kama urebye byarenze ihaniro ari ubuturage mufite abanyarwanda urumva nako dufite ibintu byo kuba urimereye neza bibera nk'Kigali gatufata nk'umuryango wawe urateruye wose ngo ugiye mu Bufaransa urumva ngo urateruye umuryango wawe wose uragiye ngo ugiye kuba muri Amerika ngo urateruye umuryango wawe ngo ujyanye muri Norway urumva ariko hari ubuzima bagiye kujyamo ubundi ubuzima burenze ubwa hano mu Rwanda kamone abonye akazi ari akazi agiye gushaka skills wagenda wenda ugiye kugira ngo ujye umenye life yawe ukuntu imeze urumva ariko ukagaruka kuba oya ari akazi ugiye ese kukibaza muri vacances niba ari heza ahubwo subiza ko kana nimba atari heza kuko burya iyo ugiye muri vacances babaje gusura imiryango oya ntabwo ari bayisurira muri Bugaro bayisurira oya baza yo nyine baje ahandi duhurira muri people cyangwa za peperusi hariya niho hantu nyine bumva ko barasize imiryango hano mu cyaro barayisize ibyaro cyangwa abandi barasize kejeri baza bakavuga atereka hanyuma ko mbabona basohotse za Raiders na za Bugaro na za Blackstone batari kumwe n'imiryango yabo abatari kumwe n'imiryango baje guciringa nyine n'abakobwa uraciringira ahantu waciringiye hariya wagiye nyine kuki uciringira hano kuki yari hakona ne kwaciringira kuki uciringira hariya uraciringira mu Rwanda aracingana nandise
ubwo niyo mpamvu nawe rero utazasubira muri Amerika. mu Rwanda ni paradizo. Baranyandikiye ngo baragukumbuye. Mu Rwanda ni paradizo. Reka babwire yewe namaze iyi myaka 5-6 nta girlfriend mfite. Feel me? You understand that? No se ndagaruka hariya ngo mbigene bite. Agakobwa reka nkwereke. Agakobwa katujuje n'ubuziranenge. Ukumva? Karakubwira ngo singushaka. Gasa n'inkoni iteka. Imbiro ya nyayo amakara. Ukavuga ngo ugiye kwa makuza cyangwa ngo uyahure. Ka kwanza hano mu Rwanda ubigenda bitse. Reba nka cyane singira iki. Arakubwira ngo singushaka ngo utagira umufuka bwa genda ngo urabapfupfuye upfiriyo ngiye. Impamvu nukora ko n'ubundi abakobwa barapakiye. We don't care, you know what I'm saying? Ibyishimo birahari hano mu Rwanda. Ushaka kugira ngo ugiye muri riders ugiye ahariho hose wajye. Sibyo ibyishimo birahari. Sinzi impamvu umuntu afata gahunda yo kuvuga ngo agiye muri Amerika ngo agiye muri Australia ngo baramurongoye by the way. Ngo bamushatse. Ushatse unavuga bya nyabyo. Aka benshi bagenda bagiye gushaka amafaranga. Ese kama. Urumva? Ubundi cyangwa bagiye gushaka ubwo bwene gihugu. Ubwene gihugu ngiyemo no ubu Kamaro kandi urahangana nawe ari kuri target y'iki diaspora na Kamaro nawe. Ahubwo reka nkwereke. Avuga ati ndi kuri target y'icyana tugomba kubana kikama kaza. Ariko ushobora no kurongora umugore mu diaspora akagumiye ngiyo nawe ukaba mu Rwanda. Birahari. Mukajya muhura rimwe na rimwe urumva. Mugasayikana. Mwakundanye nk'ibyo byo birashobora. Ntabwo ari ngo mujye kubana karamatari. Ikindi hari ese ko cyubundi mu diaspora kukimwe mushaka kugira ngo umuntu mukoranye ubukwe wo mujyane wundi we kuki utaza ngo wowe akuzanira mu Rwanda kugarura. Aho hari ubushakashatsi bwagaragaye. U Rwanda wenda si u Rwanda gusa ariko n'u Rwanda muri in particular. U Rwanda rumeze nkaho ari Amerika ya Afrika uyu munsi. Warubizi? No kuvuga ngo u Rwanda hari abantu batangiye kujya bashaka amaviza yo kuvuga ngo turashaka kujya muri Amerika ariko Amerika yo muri Africa today na muri South Africa is Rwanda. No kuvuga ngo visa yo mu Rwanda ubwabyo igiye guhenda. Izagora na tu. Nk'abanyarwanda mufite ubwene gihugu bwa Amerika ariko nyine mudafite ubwene gihugu bw'u Rwanda. Muzajya mubusaba nkaho wajya ngo muri Amerika none jewe umva ikintu kizashimisha Sky Tuwe na Tyson mu cyumba. N'abantu bakurikiye BigTown TV. Ikintu kizashimisha ngewe nuko nzarongora umukobwa yaba ari mu diaspora yaba ari iki urumva ariko nkamuvana muri ibyo bihugu abamo nkamuzana akaza gutura mu Rwanda. Ukamuzana mu Rwanda ahangaha urumva. Apara tuzambokana ariko ikindi kibazo kirimo Setayizo namaze kukibona nanone. Sinzi nimba uko nyibona ariko nabandi bayibona ni ikibazo cy'ubukene kandi akenshi na kenshi urubyiruko urebye muri rusange urubyiruko ruri hano mu Rwanda kenshi abenshi barakennye bafite n'ibibazo byinshi mu mutwe byenda kubatuma basara. Hari ibyo bita impinduramatwara igenda buhoro buhoro sibyo. Ntago ari kuvuga ngo nose tugeze kuri 4G nta twatangiye kuri 3G sibyo. 2G twatangiye kuri za 2G. Impinduramatwara igenda buhoro buhoro no kuvuga ngo naho tugeze already ni harehare cyane. Ndakubwira ko turi kumuvinga mu buryo bwihuse cyane. Nta muntu wagombye kuva mu Rwanda avuga ngo ari gushaka ubuzima bwiza hanze y'u Rwanda. Ibyo reka ngo imyaka 5 ako kanya visa yo mu Rwanda izabihenze. I'm trying to tell you nukuri rwose urumva nabashani nari ndagira mbabwire mwagarutse koko cyangwa Meddy we kugaruka biragoranye. Meddy umugore yirirwa mukubita. Aya ntago amukubita. Wabyibonye kwa tukwanuze bavuga bakasa. Hase bibaho muri Amerika ko umugore ashobora kugondagura. Twikeshi ukumirwa. Amwiki. Nose reka mwere. Muri Amerika ni umukobwa cyangwa girlfriend wawe unamusunitse gatoye cyangwa ushatse kugira nkaho umusunitse. Already atavuga ngo. Atelefona polisi akavuga ngo ntago yankubise ariko yaragiye kunkubita. Abyo nabyo bari ikibazo. Nabyo bari ikibazo. Baragufunga wamuteye igihunga. Meddy nawe yigarukire. Meddy namara gukubitwa ishimagana 7. Urumva cyangwa ishyi 2000. Cyane udukobwa dutoya. Azagera hanga afata icyemezo. Udukobwa dutoya. Akabungu bitarama ntago rirashye. Waraba udukobwa dutoya. Na nkuri amugore wa Meddy. Nitwo dusunika ishyi ku rwego rwo hejuru. Babazi kurwana uko. Uravu oya. Bite nuko aziko ashobora
mwajya mu rukiko akerekana kuri munini umuruta ukoze niyo wamuhohoteye birumvikana araguhondagura ukamusaba n'imbabazi akakunyuka. uriya Meddy ushobora gusanga amatama bahana baramujibuye baramutamitse ibishyi. akora nanjye n'umugore wa Meddy namukubita umuhorikiza ese ko ari umuntu gute wifata uri umutigisi wa danje ugata abakobwa bo mu Rwanda bangana gutya beza urumva ukankurikirana njyewe ndi umuntu w'ikantarange ugata hit yawe ugata fame yawe ufite ari wowe uri on top mu gihugu urumva ukaza kundeba ni ukuvuga ngo uba wambonyemo nk'Imana ngomba kugukoroniza nyine koroneza ngomba kugukoroniza niba wankurikiranye kuri buriya buryo ni ukubera ko uba usa nkaho uri kundamya ubusa nkaho wabonye ko ari muntu urenze abandi bantu bose ari umuntu usigaye urumva bagomba kugukoroniza. Ikintu bitangaje mu Rwanda niho hazwi Ethiopia no mu Rwanda na Somalia na Eritrea sibyo niho hazwi nyine abakobwa beza cyane sibyo ni gute umutigisi nka Meddy urumva yifata ntaze mu Rwanda ngo ahesha agaciro abanyarwanda bamufana. Do you understand ako kantu abyarira igihugu kibaho bagufana kubera ko na fame wayikuye mu Rwanda. Ko abanyarwanda batari music ya Meddy na mama yarapfuye umugore yaza kumushyingura urumva umugore we ntabwo yaje gushyingura. ibaze ikimenyetso cya mbere kimwereka ko umugore we urumva azanamwica waruze n'ikindi reka ngwire wowe reka ngwire Meddy na mama we yarapfuye reka bazaza gushyingura nyirabukwe nimba hari iki Meddy ari gukubitwa uyu munsi azira icyo kibazo kubitwa kandi uhagarare wemye umugabo abagabo b'inganzwa bakwitwa n'abagore barakirya ikiboko cya buri munsi. genda ndi umufana wa Meddy ariko ikibazo mfite urumva ni gute twebwe u Rwanda tuzwiho abakobwa beza ukagenda ugafata umu Ethiopia akaba ushaka kurongora yarangiza akagukora muri music urumva akagucalenjinga. Reba imitima y'abanyarwanda miliyoni 10 yazingaye z'abantu bagukurikiranaga bakuzamuye urumva ariko yari agiye gukorera Imana Imana se nini yandirimbo ntabwo yabivuyemo iby'Imana ahubwo ni ikibazo kijyanye n'ingengabitekerezo yo kugira ngo ubashe kubaho neza mu buzima. Uri kumva turi kuvuga ibijyanye n'abahanzi and you need to stay committed. Ega baravuga ngo nta wayikoreye n'ubundi uzaherayo. wakoreye iki wakoreye Imana. Ese Meddy suzi ko yaririmbiraga Imana before ubu ni yesubire muri gospel nyene kugira ngo ahashume. Utaririmba muri ambassador kandi uri umuntu uri umutigisi. Nese ngewe ndajya ntabwo zikato ubundi wowe ufite gahunda yo kutuvangira twe turi kuvuga ibintu biri seriye uri kumva. Ejo bundi ubushize Meddy yasohe indirimbo ari kumwe na Adrian basohora indirimbo iranakundwa cyane yaribwe na miliyoni ngira ngo 7. Ntabwo ari kuvuga ngo Meddy yaretse gukorera Imana ahubwo Meddy bamuhaye jundama uri kumva kagakobwa k'Ethiopia sinzi ibintu kamuhaye nimba gafite ubunyonyusi sinzi ko ibyari byose. Impamvu Meddy yasubiye inyuma ni kara gakobwa uri kumva no kumushishikariza kumva ko twebwe urumva dufite n'abakobwa ba danje. Do you feel me? Ntabwo ni ngombwa ngo ari kumubuza uburenganzira. None se ibaze ko byagize naho bamuha amafaranga ngo aze kuririmba muri East African Party arayanga kubera ko uwo munsi yarazirikiye ku gitanda ngo kiriwe kamuziritse. Bawe kama bivuga n'ukuri yaramaze kimwe yaraziritse. Akaje kamarura bese ikintu twakora kugira ngo tumuhore ni turamuka tugiye kumushimura. Teta Sandra byagenze bitse ntabwo uzi ko bamukoreye ubuvugizi arata ntiyagarutse na Meddy akuzi ko na Meddy dushaka twamukorera akantu kavuga ngo welcome. Oya Meddy turamukunda nagaruke oya nabyanga tuza we coming for you tuzagutora tukizanire. Ibi ngibyo birarangiye rwose nta nababadirama bagarutse nabandi bose bari kurega ntabwo zagumiye ni ari Sudan se yakwamyera ari Sudi si yashinze cyane se sari hano i Kigali
no si ikindi gisigana nta kindi kintu warenza ariko hari ahantu ngo baba bagiye guhigayo umufungo bamara kuwubona umufungo se no se mu Rwanda nta bakiri bahari ba bantu mwabuze aho munyura mu nzira hano hari abakire bafite amafaranga usanga atararenga n'umupaka wa Gatuna urumva afite amafaranga angana na Jay-Z uruhuri afite uruhuri hari abarusha Jay-Z amafaranga atararenga na Nyabugogo. hari party Kamaro yigeze gutegura umugabo atugurira inzoga none sinzi ukuntu yavuga ati afite miliyoni 82 kuri mobile money z'amanyarwanda nawe ariko weretse amafaranga Dumba arahahamuka Dumba se ntabwo ubona ko asubira hari ashadisi ngo nakaze gifite ngayo ngukorera tajeni urashaka bagaruke yewe gahunda mfite nuko sibyo ikintu nagiye mbona no kuvuga ngo abahanzi uragira ngo usoya akaririmbo kamwe bagahita bakemera bakagakunda bamara kugakunda baba diaspora sibyo n'abakobwa bandi ba Kate bashabe bagafashe ako kanya bagahita batangira kukurambagiza ese ni gute utumva yuko udafite no se Bruce Melody ntabwo yagumye mu Rwanda ubu ntabwo twara cyaki G-Wagon cyaki benefit danje ese no mwebwe no n'abasohotse n'u Rwanda already sibyo bari bafite ubushobozi bwo kugira ngo bagere kuri izo ntego na Bruce Melody yagezeho nta mpamvu yo kwirirwa murambagizwa mukarongorwa urumva mukamera nkaho wagira ngo wenda dream yanyu yo kuba abastari ariko mu buryo bwo kuririmba mushyize ku ruhande ngo mwumve ko niba kurambagiza nyine ngo avuye muri Australia asubundi babajya Amerika murajya hehe ntabwo wabaho neza uri mu Rwanda ushaka kuba hari ubundi se babashaka iki ko ibyangombwa kwanza reka mwereke sibyo ikintu kiri kwerekana yuko mu minsi iri imbere u Rwanda ruzaba rumeze nka Amerika urumva si n'u Rwanda gusa ni ibihugu byose oya byanatangiye kuba ariko South Africa yaratangiye sibyo urumva za Botswana burya Botswana ntiguvugwa cyane ariko burya nayo iri eleve cyane Nigeria ubwabyo yatejemo Kenya ibintu nk'ibyo ngibyo hajyaho u Rwanda n'ubundi twebwe turi Amerika y'uyu munsi uri kumva nta mpamvu yo kugira ngo buriya impamvu uri kuvuga gutyo ni ukuvuga ngo ntabwo ushaka kugira ngo basike n'isoro nawe ubwawo nibamara kurambagizwa bazajya kurongorwa uri kumva cyangwa ba John Kizigenza n'abariya bose ni ukuvuga ngo icyo uzaba muragendana oya ntabwo ari bishaka ni ukuvuga ngo mwebwe sibyo mufite ubushobozi bwo kugira ngo abanyarwanda bakunde munazamuke nk'uko n'abandi bazamukira mu bihugu byabo bya dukeya ariko dufite umumaro ibyo kuvuga ngo urirukira biriya byinshi cyane ntabwo ari ngombwa uri kumva kamara ni ukuvuga ngo inama mujye muzivuga buri gihe twari turaje kuvuga ngo tuzaba muragendana ugena n'ibyiza nyine nari nkubwiye nk'uko uri kuvuga ngo wakenisori kubivuga cyangwa se n'abandi n'abajuno ngo ntibizagire bishobora no gusanga n'aka kanya turi kuvugana yagiye none se yagiye Burayi gute ntabwo bari bamutumiye muri Guma agahita bereka amafoto ari kurira mu ndege yigendera Emi ajya muri Amerika hari ubwo yari agiye bamurongoye se niko yagiye mu kazi ushobora gusanga yaragiye kwishyira ku isoko kugira ngo arambagizwe sibyo we ikintu ushobora kuvuga giyewe aka kanya urumva twebwe mu Rwanda music industry ngo turavuga abastari nyine uri kumva nta mpamvu yo kuva ahangaha ngo ugiye hariya mu mahanga urumva nta mpamvu basharina reba ukuntu bari bazamutse neza bari bafite fame ya danger babayeho neza hano umuntu utari muri entertainment ugiye gushaka ubuzima maybe nka mayibobo iryama munsi y'iteme it's okay wajya muri Amerika cyangwa Australia ariko nimba uri umuntu ushobora kuryama ukabyuka ukishyura rent cyangwa whatever nta mpamvu ufite impano yisangiza abanyarwanda ikindi abantu batajya bumva twe turagahugu gatoya sibyo agahugu gatoya biroroshye burya kugahaza urumva hari abatabyumva byose reka nkwereke urugero nka Qatar nta gahugu gatoya u Rwanda rurakaruta buri muturage wari wese abayeho neza Abu Dhabi ni uruhande rwa ifite burya nanuza na Dubai nagahugu gatoya na Dubai nagahugu gatoya mushyize imbaraga together atari kuvuga ngo mbonye agafaranga mise mpunga u Rwanda cyangwa ngiye hirya no hino sibyo ako kanya uko ari kose mubaho neza so nta mpamvu yo kwirirwa muvuga ngo warambagijwe ngo agiye wapi igihe ibyo ndapinga kandi ndapinga
n'undi munsi genza nabivuga urumva so ndumva icyo ngicyo nabangisoje aho ngaho tu nese Tajiri ariko yarambwiye ngo arashaka gusengera Dumba. Ako Dumba ariko ngo yabuze akazi. Ntabwo ari ukumusengera no kumutongera kuko arega n'ubundi oya tugiye mu bijyanye n'imandwana no gutongera gutongera ni ugusenga mu Kinyarwanda no vuga ngo reka ntongere Dumba ni kimwe no gusenga n'ubundi ubundi kumusengera ariko no kumusabira ndagutongere Dumba ndifuza yuko sibyo ubwo buretwa bwagusingiriye bukakugumana hariya ibwota amasindi uzabwibo igobotore uburetwa ndabizi ko ushobora kuba ufite aho ubuhure n'umugore uwo mugore jugunya ku ruhande birarura uri kubyumva wowe ngwino mu Rwanda urumva tukwakirana ubwuzu tukwereke neza n'abari bujuje ubuziranenge urukumva ibyo bintu byo kwirirwa gutema ibiti gutema iki n'iki byose kandi hari mu Rwanda bameze neza uzaba uri mu Rwanda wenda niyo twabishyira mu runaka sibyo uzatema abakobwa beza urumva ibyo biti biveho urumva ariko twavuga mu izina rya Mbyangombe yewe bya Yesu nshimiye u Rwanda yes one more time Tajiri mfupi Tajiri muri Amerika yahuriye n'ibibazo byinshi n'impamvu yishimiye mu Rwanda oya si ibyo ntabwo muri Amerika hari ibibazo ngo byinshi cyane ahubwo nta byishimo byinshi cyane bihari ndavuga ngo ushaka kuba udafite ibibazo byinshi ariko nta n'ibyishimo ufite cyane ari kumva ako kantu sinzi nimba kakumvikana mu bantu bize nka imbonezabitekerezo ni ukuvuga ngo mfashe nk'umufuka w'amafaranga sibyo nkawushyira uruhande rwawe ushobora kwishima ukazunguza umutwe nk'ikibugu ibintu nk'ibyo sibyo ariko ayo mafaranga utabonye icyo wayakoresha uko ariko kose ushiduka usanga ntabwo wishimye ntabwo wishimye so ntago akenshi kujya amafaranga yavuze safi Madiba ni mugaruke yakoze nyamara Safi y'abakiri mu Rwanda ubu yari kuba ari kuhashomeka Safi yari kuba ameze nka ba Platini ameze nka banuzi hasi ubundi uziko ariko ibyo bintu nibyo reba Platini ari kugenda akajya gukora amatuwa za hena kandi akagaruka urebe Neri Ngabo aragenda agakora show muri Canada akagaruka ese Safi yagiye click baragarutse nabagarutse nari click bagarutse badawe mugaruke n'aba princess Priscilla uziko man yari to disappointings bagiye muri Amerika Princess Priscilla yavuye ahangaha man ari umukobwa uri on top akunzwe afite imana ameze neza Sikora tubona ngo arifashe ngo agiye kuba muri Amerika bagiye muri Amerika yakoze Priscilla nose icyo akoze ni kihe kigaragaza ko wenda yasohoye twa turimo oya ubwo buturage turabufite hano abanyarwanda benshi turabufite ukabona aho abantu barifashe hari n'abantu bifata ugasanga nk'umuntu arifashe afite umuryango agaterura famiye yose akajyana mu Bufaransa ngo agiye kubipari tujye tuvugishwe ni Paris ni mu Paris yaso ngaho nyumvira wagumye mu Rwanda ukubaka iby'iwanyu Jeturishwe ufasha umuryango ntago kwemeza abantu ari kubemeza ko bagiye kuba mu gihugu cyateye imbere kandi utarabigizemo uruhare ahubwo urumva teza imbere ahubwo uzemeza abo banyapari cyangwa wemeza abo banyamahanga bandi ubemeze ko wagumye mu gihugu cyawe kikaba kiri gutera imbere nawe kugenda ubasanga kubera ngo igihugu cyabo cyateye imbere ni ukuvuga ngo uri umunyantege nkeya nyine ntabwo basha kubaka iby'iwabo bashaka kujya mu byuzuye nabo bari kwirukana muri Paris nyine ni abanyamahanga nyine nose ni gute wowe uri mu ruhando rw'abantu bagomba kwirukanwa mu gihugu cy'Ubufaransa nose ikikubwira ko ufite agaciro niki nta gaciro ufite mu Rwanda ufite agaciro isi ufite agaciro wanyu uzubaka iby'iwanyu muri Amerika bari abahari abahamagaza tekereza reka mwere can you believe yuko ntuza Donald Trump yajyaga ku butegetsi uzi ko yavuze ngo abantu badafite Donald Trump uzi ko Donald Trump yize kuvuga yajyaga ku butegetsi uzi ko yavuze ngo reka mbwire uzi ko yavuze ngo abantu badafite ngo ubwene gihugu bwa Amerika ngo borganize uburyo bwo kubasubiza aho bagiye baturuka tekeza uri muri urwo ruhando kandi uzi neza ko
iwanyu ari amahoro bagiye kusubiza ngo mu Rwanda none ukahino gataka ngo nyine ngo karabaye na Kasuku yaragarutse. Kasuku we yarishimiye ni ubwiza bwo mu Rwanda. Yaragarutse. Uramudigi wiwe ajya ku mazi. Yirirwaga muri Amerika kubitwa umva. None yaragarutse. Ntabwo yagarutse. Ngo muri Amerika bari bagiye kumunyundagura. Shaka abanyamerika bashobora kuba ari ba nyiri bihano. Oya. Ahubwo ni imyumvire ariko reka nkwereke sibyo. Wenda reka nkubwize ukuri. No kuvuga ngo mu myaka ingahe. Dusoza ikiganiro abumva bumvishe abatumvise bazumvirije twingurube niyo yumva vuba urumva ariko icyo nzi cyo message yatambutse ubwira mugenzi ngo yatambutse babwire bagaruke TJ one more time Tajiri Mfupi you come back man you see Camaro we talking about Sky 2 once again man we battle you know what I'm saying we keep it locked man Hola gangs. Bubu. Buyaka. One more time. One more time. See, we back on like never left, man. What's up?